rero turi kumwe n'abatumirwa bacu na Happiness Esther tukaba turi kuri TV iyo ngiyo navuze kandi subscribe and like ushira comment kandi ukazogera ukore notification kabisa uraba udukoreye umuti kandi turagukunda cyane munsi nagiye kuri site y'abantu bakina muri industry za filme babamo ubwo rero turi kumwe na direct ndetse na assist ubwo rero tujye kuganira nabo batubwire ku bihangano byabo bakabisa neza ko muza gukomeza kugubwa neza no kwishimira ibiganiro byacu. Urakoze njye twitoze Bora njye Nshimiyimana Jean Paul. Buri wese aragerageza tubwire ikintu ashinzwe muri industry ya filime muri gukora kugira ngo ubashe kutworohera. Njyewe nkuko bivuze ko n'ubundi wari wadupresence mbere nitwitoze Bora njye assistant director. Njye Nshimiyimana Jean Paul ndi director muri filime turi gukora. Rero mwabumvisha abatumirwa bacu turi kumwe nagira ngo mbabaze Jean Paul ni muntu ki ese Bora we ni muntu ki? Bora ni umusanzu. Gerageza none utangwe stati yawe ku bantu badukurikiye hano ku Gasabo film. Ubwo no kuvuga ku bintu ndanga. Ubundi ndi Bora wituzanye nko bisanzwe amazina y'irangamuntu wacu bose niyo bazi. Nkaba ndaseta director igihe kinini ku mafilme menshi uko dukunda gukora rimwe na rimwe nkina filme ubundi mu buzima busanzwe ndi umukobwa w'imyaka 23 wagiye ndahubwo hagere batagere babagare dore mwumvishe ko Bora ari gushaka isoko kuri YouTube. Reka ndashaka ntabwo ko nshaka isoko uravuze ngo nibagira guhamagara ariko nyine ariko nyine nibakuremera ndaburi imyaka 20 urumva ko wagiye ariko ni joke mu busanzwe nkora amasabune yitwa Bora soap hano ku isoko rya Kigali hose ariho dukorera ku Kimisagara niho wayasanga ubundi buzima buragenda baza senata byose kaburi twikiye njye Nshimiyimana Jean Paul amazina azwi Nshema mu buzima busanzwe ndi mu director w'amafilimi abandi umukinnyi n'abandi n'umwanditsi ndi umugabo wubatse ufite umugore n'abana batatu ndumva sinzi ko shaje utwigishe use Bora kuko wagiye areba Bora ni umwana kuri njyewe kuko umva ko ari kwirangisha kibasha gusanga umwana ari imfura wangana urase ko ari assist wowe ukaba director nta kuntu mwabihuza. Oya ntabwo twabihuza ngo bishoboke kumva ko ndi umusaza ndi n'umwana ubu ntabwo mwakibeta ko abasaza bo basigaye barabaye abana bato. Oya turakijijwe barumva bahuha ndakijijwe nubaha Imana. Ukizwa n'iki? Ubwa n'iki nakijijwe byaho ibihe byaho ibyo ngibyo nyine byo guca inyuma gukunda abana kubivuga nkaho bideba nyine wewe uko ndi gukubona mu gihaga ko nyita icyaha wewe ndabona ukuze warabiretse warabikijijwe warabiretse usanzwe ubikora yarabikiye buryo namurakizwe icyo yakora yego siko mwihaniye kuri YouTube Imana ishimwe ariko namusize amavuta ubona namurokoye rwose rukotori save yihe vaseline cyangwa amazi ntabwo uzi pastor runtuza yajya avugase pastor nde ndabitsinze ajya avuga yahe ayo mavuta dusiga abantu barakotse ibyaha ayahe hari amavuta basiga abantu baba barokotse ibyaha byo kujya mu bana yitwa ngo iki tubasiga Bora soap yego none ukora amasabune yo gukiza ibyo byaha n'amasabune ya ni n'amavuta harimo amasabune ushobora kuyoga ushobora no kuyisiga urakazi ndakazi kabisa. Okay Bora rero agiye kutubwira turi kubona byaje bikunze hano muri kuri site mu kino amafilme mugiye kutubwira amazina y'amafilme yanyu mutubwire no kibura nahazaza ku banyarwanda ku bantu bazaba yareba ese bazakuramo iki ese kubera iki mwahisemo kwita ayo mazina izo filme yego
iyo bita Isogi y'Agasi, tukaba turakora na filime yitwa Ubushyuhe. yego izo ni filime navuga zigiye kuza zitandukanye n'amafilime yose twagiye dukora, kuko ni ubwa mbere mu mateka dushobora kuba tugiye gukora filime ebyiri icyarimwe kandi zigakorerwa mu cyumweru kimwe kandi buri cyumweru zikajya zisohoka. uvuga ngo buri munsi tuba twakodinga, uyu munsi dufite kuwa gatandatu guhera ejo ku cyumweru buri muntu aratangira kujya mureba aka episode kuri filime imwe akandi kundi munsi ukurikiye. urumva yuko rero ni imbaraga nyinshi turimo turakoresha hamwe na team irimo irashutinga izi filime, turimo turakoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo habeho kugira ngo bituzamure twebwe ku giti cyacu n'ubu turi gukora ko filime isigaye business, filime isigaye itunze abantu, isigaye itunze abantu benshi cyane. niyo mpamvu rero nakuvuga ngo turimo turakora cyane, umuntu nyine aba yanananiwe n'ubwo urabona ko nta murari. ubwo rero numva yuko turimo turakoresha imbaraga nyinshi cyane, kuko sinema ubu kano kanya twavuga ko imaze iragenda igera ku rwego rwiza rushimishije. ahantu udusanze aha ni ahantu hateguriwe gukorerwa filime. izo filime uko ari ebyiri mu gihe kingana n'umwaka wose turimo turashutinga izo filime, turi kumwe n'abakinnyi b'abahanga kandi ubona bashoboye kandi barimo babikunze. niyo mpamvu tuba twakoze guhera mu giti bashyushye, dufite abakinnyi bashyushye, turi gukora ibintu by'ubushyuhe. aho buri wese nawe uzarebeho. none se ko numva ngo imwe mwayise Ubushyuhe, umuntu agiye kureba Ubushyuhe ni iki kintu kiri muri iyo filime yitwa Ubushyuhe byibura cyankururira kugira ngo ese niki wambwira nyine nagenda ngiye kurebamo mu Bushyuhe? ni ukuvuga ngo filime twise Ubushyuhe tujya kwita Ubushyuhe cyangwa yanditse ko ntabwo ndi umwanditsi wandi umudirector wayo, ariko rero njya kudirectinga filime nabanje kumva neza mu mutwe wanjye. ni ukuvuga ngo iri jambo Ubushyuhe bituruka ku nkuru uko iteye dukurikije ibihe turimo. ibihe turimo ubona ari igihe buri muntu wese ashyushye bitewe n'urwego. abantu bavuze ngo umuntu ashyushye, hari abantu bahita babyumva ukuri bakabyumva mu buryo bw'umubiri, ariko umuntu ashobora no kuba ashyushye mu bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi, mu mabizinesi. ugasanga ibintu byose dukora buri muntu wese afite ubushyuhe, arashyushye. ubwo rero nicyo kintu twashatse kugaragazamo, ariko no tugaragaza ko hari ibintu ashobora kugira ubushyuhe akaba yatandukira, ugasanga ni bimuganishije ahantu heza. ariyo mpamvu filime twahise Ubushyuhe, ariko ikanagaragaza ubwo bushyuhe ubwo ari bwo, ndetse ikanagaragaza ubushyuhe uburyo bwo kwitwara mu gihe cy'ubushyuhe. nk'igihe umuntu ashyushye uburyo yakagombye kwitwara muri ubwo bushyuhe, ibyo bintu twashatse kugaragaza. hari abo dukosora, hari n'abo twigisha nyine, nawe urabyumva ibintu bijyanye na muvi. hari ababa bagaragaza imico nyine iriho, hariho n'abaza bayikosora mu mvugo no mu ngiro. none se nkawe ubu ngubu urashyushye? meze nabi ndi gutogota. igihe cyacu turashyushye muri iyi shuti muzi ukuntu dushyushye, turashyushye byahatawe, ubu ngubu turatwika. bo iyo ushyushye urangwa n'iki? ni ibihe bimenyetso bikuranga iyo washyushye? nk'ubwo wabonye uri kwinjira hano ukuntu wabonye meze? ntabwo nabibonye. wari umeze iyo nshyushye ubundi njyewe ikintu kindanga, ndangwa na kuraje, ndangwa n'amagambo nyine meza, urukundo nyine no kwanura abantu ku buryo akazi kose nkoze nshyushye kagenda neza cyane. nk'ubu abantu babwiye ngo baguhamagaje kuri YouTube bari bubyumve, bari bubone ku Rwagasabo Film, byanze bikunze uraza kuvuga n'akanimero kawe kugira ngo bazabashe kukubona, abakugeraho kugira ngo bagure amasabune, ndetse n'abakugeraho bafite imishinga itandukanye, cyane ko utari umwana wabivuze uri umukobwa mukuru. nagira ngo nkubaze, ese umuntu aramutse aguhamagaye akakubaza ati Ubushyuhe urashyushye, nanjye ndumva nshyushye, sibyo? wowe ku giti cyawe n'ayahe matsiko wagira yo kumubaza ku bushyuhe afite? rero hariya twari turi muri joke, njyewe ikintu kigaragaza ubushyuhe bwanjye sibyo, ni igihe wampamagara uri kumbwira uti nkeneye amajerekani 50 y'isabune, aho nitamva hasi. ariko uzampamagara mbwira ngo rero urabona ngo ufite imyaka 23 ngo none ngo ndashyushye, oya hari oya ntabwo ari kubabeshya, kubera yuko oya dore impamvu ntari kubabeshya, kubera yuko maze imyaka yose 23 ni ukubera ko hari inzira zizitiye zatumye ngera kuri ino myaka, sibyo? rero respect kandi umuntu akareba focus ya future, ntago ibintu by'imyaka n'igihe ndabirebaho cyane, ntago ndasikacinga umuntu. nese umva ukuze? oya ntago ndakora bikeneye umugabo pe, umuntu uzampamagara nimero yanjye ni yayindi azaba ari kumbaza isabune.
aho tuzakorana niba neza cyane umugabo ukeneye naka kanya oya ubaje wa mwanga cyane ngeze amatsiko yo kubaza director natubwire kuri filime yitwa Isogi wenda mwongera ibindi ntabwo ngenge byibuka Isogi y'agasi yego iyo filime yo irangwa n'iki harimo ibiki ese umuntu ajye kuyireba irebere hehe yego abafashije kugira bitera imbere Isogi y'agasi ni nanjye mwanditsi wayo ninjye wayanditse ariko Isogi y'agasi cyangwa ukuntu nkunda kwita ngiye amazina amafilime nandika nkunda gukoresha ikinyarwanda amagambo y'ikinyarwanda Isogi y'agasi mu kinyarwanda cyumvikana kugira ngo wese ahite yumva icyo nashatse kuvuga Isogi ni uruboga ni rusharira agasi iba ni uruboga rwareza ahantu hameze nk'uko twava ahantu ku musozi amakomeye uburyo rwa ruboga ruzarusharira cyane iyo bavuze Isogi y'agasi rero ni igihari cya kintu gisharira cyane rero icyo nashatse kuvuga ni filime Isogi y'agasi ni filime birimo abakobwa umudamu ikabamo n'umukozi baba bashaririye cyane mu buryo babanyemo muri urwo rugo bagahangana umukozi akaza kwiha ijambo mu rugo kubera ko aba yaryamanye na shebuja aho kumva ko afite ijambo mu rugo agatangira kubaka nyirabuja kandi nyirabuja ntabwo aba yoroshye ari umukozi ntiyoroshye ari na nyirabuja ntiyoroshye ubwo rero numva ko abantu bango umwe muri bo aba buri wese aba ari Isogi y'agasi kuvuga ngo abagabo b'iki gihe basigaye barabigize umuco wo kuryamana n'abakozi bamaze kubigira akamenyero cyane nta bandi bantu baryamana se batari abakozi nanjye icyo kibazo nikagira mbagira ngo mbabaze nk'uwabanteranyiriza b'iki gihugu umugani w'izira mpyisi uwabateranya bose akabaza nk'icyo kibazo kuko 90% usanga abana bavutse ari aba boss oya ariko aho ngaho duteye urugaranye nanjye ndi umugabo ndubatse wenda uracyari umukobwa wenda reka tuganire ngende umugabo watse mfite umudamu mfite abana kandi ngira n'umukozi mu rugo ibyo ngibyo kuvuga ngo abagabo hafi ya bose ugiye gukoresha iyo mvuga bagiye kuba no guterurwa cyangwa kugira gute ibyo bijya banga umukobwa aba mubi agatukisha bose ariko ntabwo ari muri ntabwo ari bose ahubwo ngo nuko nyine ahubwo buriya kenshi yaba umugore cyangwa umugabo biriya tubyita gucana inyuma kuko hari ikindi kintu ngiye nshaka kuzakosoresha kuzandika filime isobanura umukozi agaciro k'umukozi abantu benshi bumva ngo umuntu mu gihe aryamanye n'umukozi akamubwira acinga amabere kuma ko umukozi ari umuntu ugayitse cyane ntabwo umukozi ari umuntu ugayitse nawe n'umuntu nk'abandi mu rugo kimwe uko umushyitsi aza mu rugo wawe niwe yahatinda ukaba umuntu yaryamana nawe ariko ntabwo uhita ubigira inama kuko ngo ko wa mugabo asuzuguritse kuko yaryamanye n'umukozi ahubwo yasuzuguritse kuko yaciye inyuma umugore we ariko uriya mukozi nawe ariko ako gakamere ko kuva mu cyumba kimwe ugahita winjira mu kindi kubera ko uzi ko harimo umukobwa reka tumwitune uri umudamu nakubaza ngo kubera icyumba usohoka mu cyumba ukajya mu kindi cyumba kandi usize umugore wawe ushobora gusanga n'uriya mugore hari uruhara bifitemo bituma ashobora gusohoka mu cyumba arimo basi wasohoka ukagenda ukajya muri hoteli n'ahandi ariko utagiye ku mukozi ugeze ikibazo ushaka kubaza cyangwa ngize icyifuzo kibyara ikibazo ushaka kubaza wowe utubwiye ko habamo umugabo aciye umugore kandi ndi kumva uri kubidefa n'umugore yaciye umugabo ni iki umugore wawe yakora kigatuma umucinya ikintu umugore wanjye yakora kigatuma umucinya reka tubwizanye ukuri tuganire hano ni kuri channel ibinda kuri bikirwa n'abantu benshi barimo baradukurikirana ariko tuganire tubwizanye ukuri savuga uko abyumva ntabwo ngiye kwanzura sinihame singiye no gucinga amabere kurya no bifata ukundi urambaje ngo niki cyatuma uca inyuma umugore wawe wenda kano kanya nitatse navuga ko nta mucimo ntacyatuma umuca inyuma ariko nishyire muri rusange buriya iyo umuntu yiswe umugore cyangwa yitwa umugabo hari ibyo abamenyereye hari n'ibyo amenyera bitandukanye n'uko waba umukobwa nuvuga ngo nimba njye ndi umugabo menyereye kurara n'umugore igihe icyumweru cyose twa turi kumwe ejo n'ikindi kikaza iyo habayeho impamvu rero y'imyifatire ku buryo ushobora gutuma wa mugabo ashobora kukwifuza kandi mubana mu nzu ni handi muzaryama agerageze kumva ushobora kuba yashaka agushaka ariko icyo gihe umwereke ko nabushake kandi we yamaze kujya muri mu byo kumva ko akeneye kugira gute kubonana nawe cyangwa kubonana n'umugore nicyo cyagiye nijoro azabyuka abebera agende yinjiye mu kindi cyumba reka tubyite kwizima
kuko azaba yashyushye afite akariro wanga ukamumara mwanga ukamumara azabyuka agatajye mu kindi cyumba tuvugisha ukuri kuko nimba njye mushaka umugore kano kanya nk'abajyabanye nawe ukanshyira muri muntu ukanguyagura ukamakeye tukajya ute babyita kugira gute yarya tukubaka urugo nitumara kurwubaka ntabwo nzabyuka ngo njye mu kindi cyumba kandi turangije kubaka rwa rugo ariko nubinyangira ukananira ukarakara ukareba hariya ukarira wambaye nuze aromano wambara nuze kora akagerekaho n'indi ya kabiri ari n'abarara n'amasutiya nzabyuka uri kumva nugene kuvuga ko ari umwapfu yatuma nongeye kukwibariza uratubwiye ngo reka nitake utitatse noneho nitatse umuca inyuma byagenze bite ntabwo njya muca inyuma ese warambonye ntabwo njya muca inyuma uramaje ngo muca inyuma byagenze ute nkaho wambonye muca inyuma ntabwo njya muca inyuma nitatse niyo mpamvu mwajije utitatse noneho kuko wari utubeshye nyine uritatse ahubwo utitatse noneho oya nyine njyaranze kwivuga mvuga muri rusange ariko n'umuzo musanzwe cyangwa umucimo oya reka tugendere kuri filime yacu twanditse abigize habukanye inshuti zanjye bagakosore noneho ubundi twubaka umuco nyarwanda n'ingozi none se ingasire tuvuga abagabo tuvuga n'abagore wavuze boss wawe siko bimeze turi kuganira wavuze ngo aba boss bajya mu bakozi byanze bikunze umukozi ntabwo ari umukozi wo mu rugo of course natwe dufite ba boss erega noneho nari ngiye gukomeza mvuga nti boss wawe byibura ntabwo ajya kubwira ati dore nzimya boss wanjye uyu nguyu se ni nawe boss wawe mfite kuko njye naje gusanga ibintu by'ababosi bidasobanutse noneho boss wawe nagasobanutse uyu oya do usungunganye gutya naje muri sinema ntashaka se akazi ko mu biro sinarangije kwiga sinshaka se nanjye kuzatumbagira nkagenda ngakora mu mahoteli akaze n'ahandi ariko hari icyo ugerayo hejwi none se bo uyu ni boss wawe sikumbwiye niwe boss wanjye kandi nyine ubwo